Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Tugiye gutangira isomo tuzareberamo amateka n'iby'ingenzi byaranze abasangirangendo b'intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni ibiki byabafashije byatumye bagera ku ntsinzi uyu munsi biri kubura ku buryo ifite ibibazo byinshi cyane tutabona uko dusobanura. Iri ni isomo buri muyisilamu wese akeneye, kuko abangaba Allah yarabatatse, baravuga ngo wasabikul awwalun minal muhajirin wal ansar, babandi babaye abambere mu kuyoboka Islam mu bimukira bavuye Maka bajya Madina, n'ababakiriye ba Madina bose Allah ngo radiyallahu anhum wa radu anhu, Allah yarabishimiye nabo baramwishimira. Nituzarebera isomo neza tuzareba amabanga yatumye Allah bishimira, bityo nge nawe ibe impamvu yuko twakwigiraho, ndetse ibe n'impamvu yuko natwe twagera ku ntsinzi. Nsaba Allah adushoboze. Tutangiranye n'umusangirangendo witwa Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, umwe mu basangirangendo binjiye idini, imwe mu bantu b'ingenzi mu mateka y'idini ya Islamu. Yavukiye Maka mu mwaka wa 599 cyangwa se 600, ikinyuranyo kiri hagati y'imyaka. Uyu nguyu yari umwishywa w'intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam, akaba n'umukwe w'intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam. Yagaragaje ubutwari mu gihe cye ndetse n'ubupfura n'ubuhanga, yaba mu miyoborere ndetse no mu dini, mu bumenyi bujyanye no mu dini. Tugiye kurebera hamwe rero Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ni muntu ki. Nsaba Allah ko anshoboreza kuvuga nkavuga ibikwiye, ndetse nsaba Allah ko adushoboza kuba mu bigira ku ntumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam n'abasangirangendo bayo. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu yamenyekanye cyane nk'umwe mu bahanga, kubera ko turaza kureba impamvu, ndetse no mu basangirangendo bagiraga umurava ku gihe cy'intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam, kugeza aho yaje guhabwa izina ryitwa intare ya Allah, bitewe n'ubutwari yagaragazaga n'imbaraga ku rugamba. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu yinjiye idini ku kigero cy'imyaka, yari afite imyaka 10. Niwe mwana wa mbere wakiriye Ubuyisilamu, ndetse ahabwa igihe kinini, yamaranye igihe kinini n'intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam, kubera ko yari ari iruhande cyane, yarerewe mu rugo rw'intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam, ndetse aza gushyingiranwa n'umukobwa w'intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam witwa Fatima radiyallahu anha. Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu mu kuba hafi mu kwiga ubumenyi bw'idini, ndetse no kuba hafi n'urukundo rwinshi, yari mu bantu bari bakunditse iruhande rw'intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam. Ntabwo yajyaga atinya gushyira ubuzima bwe mu kaga mu kurinda intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu ari mu basangirangendo 10 bemerewe ijuru bakiri hano ku isi, nyuma ya Abubakar Siddiq, Umar ibn Khattab, Uthman ibn Affan, Ali nawe azamo. Ndetse ntabwo ari ibyo ngibyo gusa, Ali Abi Talib yayoboye Ubuyisilamu nyuma ya Abubakar Siddiq radiyallahu anhu, Umar ibn Khattab na Uthman ibn Affan basigaye ari abasigira nyuma y'intumwa. Hanyuma wayoboye Ubuyisilamu ku bwa kane ni Ali ibn Abi Talib. Ali kandi igihe cy'ubuyobozi bwe cyamaze imyaka 5 mbere yuko yishwe ari mu swala, ndetse icyo gihe yari ari mu gihugu cya Iraq. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu yapfuye afite imyaka 63, ndetse aho ngaho mu gihugu cya Iraq niho yashyinguwe. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu yagiye akora ibikorwa bitandukanye kuri iyi kubera ko yari umunyamurava cyane. Niyo mpamvu bimwe mu byamuranze n'iki, yari umunyembaraga ndetse akaba n'umunyamurava. Turarebera hamwe zimwe mu ngamba yagiye yitwaramo cyangwa se ahatanamo, kugezaho ibigwi bye n'uyu munsi bikiganirwa mu mateka, ndetse bikaba bitazasibangana. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, ubuhanga bwe n'ubutwari bwe, yari umuhanga cyane mu bumenyi bw'idini, kuko tubyumva yatangiye kwiga idini akiri hasi, ndetse yari hafi y'intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam. Ikindi kandi yari imfura cyane, ndetse yari n'umusirikare w'intwari. Mu rugamba rwa Badiri, mu rugamba rwa Uhud, mu rugamba rwa Khandaq, yagaragaje ubuhanga bw'ikirenga mu kurwanirira iyi dini ndetse n'iyi muri rusange. Aho nko mu rugamba rwa Khandaq, Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu n'abandi bari kumwe Abisilamu muri rusange, abashirikina cyangwa abo bari bahanganye, bari ingabo zirenga 10,000.
ahangaha Ali bin Abi Talib yari umwe mu ndwanyi zari zirimo hamwe washirikina bari barimo bamwe basirikare bari bakomwe harimo nk'uwitwa Amir ibn Abd al-Wad umwe mu barabo ngo barikomeye yahanganye n'abayisilamu cyane. Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu nubwo yateye intambwe yigira imbere yari afite inkota yitwa Zulfiqar nibwo yateye imbere yigiye imbere yica wari umuyobozi muri abo ngabo mu bari bayoborwa urwo rugamba wari umushirikina. Ni naho ngaho urwo rugamba rurangiye intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yamuhaye izina ryitwa Asadullah bisobanuye iki? Bisobanuye intare ya Allah. Nubwo turi kwigira kubasangira ngendo abangaba Allah yarabatatse bari abambere mu kumva Qur'an ndetse no mu kwishyira mu bikorwa, bari intwari mu guhatanira idini ndetse bari abahanga mu gushyira mu bikorwa amategeko ya Allah. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu yishwe mu mwaka 661 ikufa muri Iraq, yishwe n'umuntu witwaga Abdurrahman ibn al-Muljam wari mu itsinda ry'aba-Kharij. Niyo mpamvu bavandimwe turi kwibukiranya ni ukugira ngo tubibukiranye iyi mirage bagiye basiga, ntabwo bayisize kugira ngo tujyemo ibice. Uyu munsi turi kubona amatsinda abantu bari kugenda bashyamiranya hirya no hino mu Bayisilamu, byagera mu Rwanda bikaba ari akarusho, aho usanga abantu mu tuntu tw'udutsinda n'iki mu gihe Allah yavuze tubwiye ngo iki fala tamutuna illa wa antum muslimun. Iyi Islam barwaniye ni imwe bavandimwe. Allah yatubwiye ngo muramenye muzapfe mutari abayisilamu. Nta kindi kintu iryo kote ayo makoti yandi abantu bajya kwiyambika ntago ari cyubahiro cyane, nawe cyubahiro nuko tujya gutabaruka turi abayisilamu. Niyo mpamvu intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam mu busabe yasabaga ivuga ngo Allahumma ahina muslimina. Iyo iri gusaba iri kubona basangiye ingene yagasane dure gupfa kubaho ngo tubeho turi abayisilamu wa tawafana muslimin, dupfe turi abayisilamu wa alhiqna bisalihin, ndetse tuzazuke turi muri babandi bakugandukiye bakoze ibikorwa byiza. Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu yasize inyigisho n'amasomo menshi, niyo mpamvu tugiye kureba hamwe zimwe muri zo insha Allah. Ali bin Abi Talib yajyaga akunda kuvuga ngo kwihanganira ibibazo, akavuga ngo kwihangana n'urufunguzo rw'umukiro. Abanyabwenge bahora bagira kwihangana mu buribwe no mu bigeragezo. Icya kabiri, Ali bin Abi Talib yakundaga kugira inama abantu ukoresha igihe neza, akavuga ngo iyi si tubaho irimo ibyiciro bitatu. Iminsi itatu ifite agaciro kurusha iyindi. Hari ejo ni umunsi warashize, uyu munsi n'uyu munsi uriho, n'ejo hazaza utazi niba uzaba. Ukoresha neza uyu munsi kuko ni wo wawe. Ali bin Abi Talib nanone kandi mu yandi magambo yasize agiriye inama abayisilamu muri rusange, yari akunda kuvuga kureka ishyari n'urwango, akavuga ngo urwango ni nk'ikibatsi cyo mu mutima gishobora gutwika imbere n'inyuma. Koresha urukundo aho gukoresha urwango. Icya kane, Ali bin Abi Talib yajyaga gukunda kuvuga ngo kwicisha bugufi no kwiyubaha, avuga ngo umuntu w'ukuri ni uwicisha bugufi kandi umunyabwenge, kandi ubwenge bwe bugaragarira mu byo akora. Icya gatanu, yajyaga gukunda kuvuga ngo gutandukanya ibifite agaciro n'ibidafite agaciro, akavuga ngo ubwenge bw'umuntu bugaragarira mu kubasha gutandukanya ikintu cy'agaciro n'ikidafite akamaro. Ikindi, Ali bin Abi Talib yajyaga agira inama abantu kugira isuku mu magambo no mu bikorwa, akavuga ngo ubuzima bugaragaza umuntu mu bikorwa bye kuruta amagambo ye. Ikindi, twari twabategura imvugo zindwi yakoresheje, yajyaga yigisha abantu kwirinda kubogama no agategeka abantu gukoresha ubutabera, akavuga ngo ubutabera ni umusingi wa sosiyete, ntukabugame kabone niyo byaba bibangama inyungu zawe bwite. Iyo turi kwigira kuri aba basangirangendo tuba tugira ngo tufate umurage, kubera ko Allah yashimye arabishimira. Njye nawe Allah azatwishimira igihe cyose tuzatera ikirenge mu cyabo. Bigiye ku ntumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam bashyira mu bikorwa, Allah arabishimira. Uyu munsi njye nawe natwe turaza kubigiraho kugira ngo dushyire mu bikorwa, tube muri babandi natwe Allah yishimira. Niyo mpamvu iyo turi kwibigiraho insha Allah n'abandi basangira ngendo turayi kubategura amasomo insha Allah, nawe watwandikira muri comment ukatubaza ku musangira ngendo runaka insha Allah taala. Abubakar Siddiq, Umar ibn Khattab, Uthman ibn Affan, kugenda ugakomeza abasangira ngendo nk'aba Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu. Tuzareba uburyo tubigiraho, turebe uburyo Umuislamu yakora agatera imbere kandi bitabangamiye na imani yiwe, ndetse akabaho imbere y'Imana ibintu bimeze neza, ndetse nano ku isi akabaho neza. Niyo mpamvu iri somo turigeze no ku bandi, nsaba Allah ko yatwishimira, atwakiriye, atugirire impuhwe, atwongereye kuyoboka, ndetse aduye kumva no gukurikira ibyiza, kubera ko
uwo Allah yamurikiye ntabwo yajya mu mwijima, na wa wundi uzajya mu mwijima akanga gukurikira urumuri, ibizina bizamukurikira byose ntazigera abyijujutira, kubera ko niwe wishoyemo urumuri. Dufite n'iyi Qur'ani, nawe niwe Imana sallallahu alaihi wasallam yadusigiye Qur'ani, idusigira n'imigenzo yayo. Kugira dusobanukirwe imigenzo yayo, dusobanukirwe Qur'ani, nuko twicara tukumva uko abangaba bari imbere yayo bayize, uburyo bayishyize mu bikorwa, n'uburyo nabo basize bibukije abantu ko bazagira gute, ko bazashyira mu bikorwa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Subhanaka Allahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayka. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.